Amateka ni umusingi w'ejo hazaza. Iyo tumenya aho twavuye turushaho kumenya aho tugana. Murakaza neza kuri Karinga Media TV, umuyoboro wagezaho amateka y'u Rwanda, umuco nyarwanda n'inkuru zidasanzwe zaranze abakurambere bacu. Ese wari uzi ko mu Rwanda rwo hambere habagaho amabanga atari yemerewe kumenywa n'umuntu uwo ari we wese? Hari abantu bake cyane bitwaga abiru bari bashinzwe kurinda ayo mabanga no kuyahererekanya uko ibisekuru bisimburana. Muri ayo mabanga harimo inzira 18 z'ubwiru zari zigamije kurinda igihugu, guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi, kwimika abami ndetse no gutegura intambara. Ariko se izi nzira zari izihe? Kuki zari zifite agaciro gakomeye? Kandi nta yahe masomo twazikuramo muri iki gihe? Niba ukunda amateka y'u Rwanda, kanda subscribe, ukande na like, maze dutangire urugendo rudasanzwe. Reka tubanze tumenye ngo mbese ubwiru ubundi bwari iki? Mu Rwanda rwo hambere ubwiru bwari urwego rwihariye rw'ibanga rwari rugizwe n'abiru. Aba bari abantu bizewe cyane n'umwami, bafite inshingano zo kubungabunga imihango ya cyami n'umuco w'igihugu. Ubwiru ni bwari uburozi cyangwa ibikorwa by'ubupfumu nk'uko bamwe babyitiranya muri iki gihe. Ahanini bwari uburyo bwo kubungabunga amategeko, imihango n'imigenzo byafatwaga nk'inkingi z'ubwami. Abiru nibo bagenaga igihe imihango imwe n'imwe yagombaga gukorerwa, bakayobora umwami mu nshingano ze kandi bakamurinda gukora ibinyuranyije n'umuco n'amategeko. Inzira zose z'ubwiru zari zigabanyijemo ibyiciro bitatu: inzira z'uburumbuke, inzira z'imihango ya cyami n'inzira z'intambara. Reka dutangirane n'inzira z'uburumbuke. Izi nzira z'uburumbuke zari zigamije gutuma igihugu kibaho neza, abaturage bakeza, bakagira umusaruro kandi amatungo agatera imbere. Muri izi nzira z'uburumbuke naho hari hakubiyemo ibice bitanu. Igice cya mbere ni inzira ya rukungugu. Iyo amapfa yabaga yibasiye igihugu, abaturage bagahangayikishwa no kubura imyaka, hakorwaga inzira ya rukungugu. Abiru bavugaga amagambo yihariye agamije kwirukana amapfa no gusaba ko igihugu cyongera kubona imvura. Nubwo wari umuhango ukomeye, wakorwaga mu buryo bwo kwishima no gutera abaturage icyizere ko ibihe bibi bigiye kurangira. Byagaragazaga ko Abanyarwanda muri icyo gihe bahoraga bafite icyizere cyo kongera kubona uburumbuke. Inzira ya kabiri ni iyitwa inzira ya Kivu. Hari igihe imvura yagwaga ikarenga urugero, imyaka ikangirika ndetse n'ubuzima bw'abaturage bugahungabana. Muri icyo gihe hakorwaga inzira ya Kivu. Abiru bakoraga imihango, bizeraga ko ihagarika ayo mahindu kugira ngo igihugu gisubire mu buzima busanzwe. Byerekana uburyo Abanyarwanda baharaniraga uburinganire hagati y'izuba n'imvura. Inzira ya gatatu ni inzira y'umuhigo. Guhiga ntibyari imyidagaduro gusa, byari uburyo bwo kubona inyama no kwerekana ubutwari bw'umwami. Mbere yo kujya guhiga hakorwaga umuhango witwaga inzira y'umuhigo kugira ngo urugendo rugende neza, umuhigo uboneke kandi nta kaga biteje. Inzira ya kane ni inzira y'inzuki. Ubuki bwari kimwe mu bicuruzwa by'ingenzi mu Rwanda rwa kera. Bwakorwagamo ikigage gikoreshwa mu mihango ndetse bakanabugurisha. Abavumvu bakoraga umuhango ku rutare rw'inzuki basaba ko inzuki zava mu buvumo zikajya mu mizinga zigatanga ubuki bwinshi. Ibi byari uburyo bwo gushimira kamere no gusaba umusaruro mwiza.
Inzira ya gatanu ari nayo ya nyuma muri iki cyiciro ni inzira muhekenyi. Amatungo yari umutungo ukomeye cyane. Iyo indwara z'inka cyangwa izindi nyamaswa zabaga zibasiye igihugu, hakorwaga inzira muhekenyi. Intego yari ugusaba ko ayo matungo arindwa indwara kandi agakomeza kororoka. Icyiciro cya kabiri rero ni inzira z'imihango ya cyami. Iki cyiciro cyari gifitanye isano n'umwami n'ubwami bwose muri rusange. Nacyo kikaba kigabanyijemo ibice 8. Inzira y'umuriro, iki nicyo gice cya mbere. Iyo habaga kwimikwa umwami witwaga Yuhi, habanzaga gukorwa umuhango w'umuriro. Umuriro wari ikimenyetso cy'ubuzima, ubutegetsi n'ubumwe bw'igihugu. Inzira ya kabiri rero ni inzira y'umuganura. Mu nzira zose z'ubwiru, umuganura niwo ukiriho kugeza n'uyu munsi. Wakorwaga abaturage bishimira umusaruro, bashimira Imana n'abakurambere. Baryaga uburo, amasaka, umutsima ndetse bakanywa ikigage. Ibi byagaragazaga ko igihugu gifite amahoro ndetse n'uburumbuke. Inzira ya gatatu ni inzira ya Gicurasi. Mu kwezi kwa Gicurasi hibukwaga bamwe mu bami bakomeye b'u Rwanda, cyane cyane Ndahiro Cyamatare na Ruganzu Ndoli babayeho mbere. Byari igihe cyo kuzirikana amateka no guha icyubahiro abakurambere. Inzira ya kane ni inzira y'ishora. Iyo hubakwaga amariba mashya y'inka cyangwa hategurwa ahazashorerwa amatungo, habanzaga gukorwa umuhango wo kuyegurira igihugu. Ibi byerekanaga agaciro ubworozi bwari bufite. Inzira ya gatanu ni inzira y'ubwimika. Kwimika umwami mushya byakorwaga mu ibanga rikomeye. Abaturanyi n'abanzi ntibagombaga kumenya ibyaberaga ibwami. Ibi byarindaga ko igihugu gihungabanywa mu gihe ubutegetsi buri gusimburana. Inzira ya gatandatu ni inzira y'amapfizi. Abiru n'aborozi batoranyaga imfizi nziza kurusha izindi. Iyi mfizi yabaga ikimenyetso cy'imbaraga, ubwiza n'iterambere ry'ubworozi. Inzira ya karindwi ni inzira y'ubwihisho. Umwami mushya yahishwaga iminsi 8. Ku munsi wa 9 nibwo yerekwaga igihugu. Ibi byakorwaga mu rwego rwo kurinda umutekano we n'uw'igihugu. Inzira ya 8 ni inzira y'ikirogoto. Iyo umwami yapfaga, cyane cyane uwabaye intwari ku rugamba, ntibakoreshaga ijambo arapfuye, bakoreshaga amagambo y'icyubahiro agaragaza ko igihugu cyagize ibyago bikomeye. Icyiciro cya gatatu ni inzira z'intambara. Abanyarwanda ba kera ntibajyaga ku rugamba badafite igenamigambi. Muri iki cyiciro naho hakubiyemo ibice bigera kuri 5. Muri iki cyiciro cy'inzira z'intambara turabonamo igice cya mbere cy'inzira y'inteko. Mbere yo kugaba igitero, umwami n'abajyanama be barateranaga bagasesengura uko urugamba ruzagenda, bafata imyanzuro mbere yo kohereza ingabo zabo. Inzira ya kabiri ni inzira yo kwambika ingoma. Iyo abatware b'intwari bapfiraga ku rugamba, hari ibice by'ibanga byazanwaga ku ngoma ngabe. Byari uburyo bwo kuzirikana ubutwari bwabo no gukomeza guha ingabo imbaraga. Inzira ya gatatu ni inzira yo kwasira. Iyo umwami yabaga amaze gutsinda intambara nyinshi zikurikirana, hakorwaga umuhango wo kwizihiza ku gahigo ke. Ibi kandi byagaragazaga ko igihugu gifite umwami w'intwari. Birumvikana abaturage bararyamaga bagasinzira kuko babaga bizeye umuyobozi wabo, umwami. Inzira ya kane ni inzira y'umugaru. Iyo igihugu cyaterwaga cyangwa
kikagira imyivumbagatanyo, hakorwaga umuhango wo guha umugisha intwaro no gusaba ko igihugu kirindwa. Inzira ya gatanu ari nayo ya nyuma muri iki gice ni inzira y'urugoma. Iyo umwami mushya yimaga ingoma yasabaga ko bene se cyangwa abandi batamuhindurira ubutegetsi. Nanone iyo umwami yapfaga cyangwa se yatangaga, ariho mu kinyarwanda cyiza, hakorwaga uyu muhango kugira ngo igihugu gikomeze kubaho mu mahoro. Inzira 18 z'ubwiru zari imwe mu nkingi zikomeye z'umuco nyarwanda, nubwo zimwe muri zo zitagikurikizwa muri iki gihe, zigaragaza ko abakurambere bacu bubakaga igihugu gishingiye ku muco, ku buyobozi no ku bufatanye. Uyu munsi dushobora kutemera imyemerere yose yakoreshejwe icyo gihe, ariko amateka yadufasha gusobanukira uko u Rwanda rwari ruteye n'uko rwubakaga inzego zarwo. Nk'uko baca umugani ngo agahugu katagira umuco karacika, natwe dukomeze gusigasira amateka yacu, tuyige kandi tuyasangize abakiri bato. Murakoze cyane kuba mwakurikiye iyi nkuru kugeza ku musozo. Niba yagushimishije kanda like, subscribe kuri Karinga Media TV, usangize iyi video inshuti zawe kandi utwandikire mu bitekerezo izindi nkuru z'amateka mwifuza ko tubagezaho. Murakoze, tuzongera kubonana mu yindi nkuru y'amateka y'u Rwanda.